buriya umukuru w'igihugu ajya nyisipira cyane, ajya akunda kuvuga ijambo rivuga ngo twibuke twiyubaka. Urubyiruko rugenda rubyumva, urubyiruko benshi bagenda babyumva gusa, ariko nanone ntabwo twabivuga neza ijana ku ijana ngo tuvuge ngo rwose ruritabira. Mu by'ukuri hari abinangira bitewe nanone amakuru nagiye nkurura, aho hari ababyeyi bamwe na bamwe babwira abana babo bati bana banjye, kuko ingengabitekerezo iracyahari. Nk'umuntu umwe aravuze ngo jenoside ntiyigeze ibaho, kandi nibaze kweli, kandi hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza, kandi kuko hari abantu bafite ibikomere, hari nk'abantu bacitse amaguru n'ubu bagifite za ngaruka za ya jenoside yabaye. Ibintu birahari. Hari n'igihe akenshi na kenshi nko mu biganiro hari igihe usanga bari nko kuvuga nk'ibi bihe, ku bihe byabaye ukabona nk'umuntu yikubise hasi. Mwiriwe neza, muraho neza, reka nkwifurize kumera neza aho uherereye hose, yaba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nkuko mumaze kubimenyera rero, hano kuri Mala Media TV tuba duhari buri munsi kugira ngo tubagezeho amakuru atandukanye ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga, yaba muri politiki, imyidagaduro ndetse na siporo. Uko mubibona rero imbere y'amaso yanjye cyangwa imbere ya kamera yanjye hicaye umusore w'urubyiruko, nifuza ko tuganira kuri uyu munsi ukomeye, cyangwa muri bino bihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Muraho neza, umeze neza? Tumeze fresh. Babanza ukibwira abadukurikire kuko bagiye kuzajya kubona hano kenshi, bakabanza bakanakumenya kugira ngo tuganire bakuzi neza. Amazina yanjye banyita Zephyrin Niyitegeka. Abo nanjye kuvuga ngo banyita. urumva nirite azirana amazina yawe, noneho iryo bakwitaniriye nyine. Yes, nje nitwa Niyitegeka Zephyrin, cyangwa se abenshi banze kuzina ngo Zephyrin, ariko Zephyrin ni izina rikunda kugora abantu benshi. Ziko buriya niyo ngiye kubwira umuntu ngo Zephyrin ahita avuga ngo uvuze ngo bitamuce. Buriya abazoga bizajya bigora bajya banyita Zefa byonyine kabisa. Zefa kabisa. Zefa rero ndabona ari kumeze fresh. Ndabona umeze neza, nubwo bino biba bitoroshye. Benshi tuba turi mu bihe nyine byo kwibuka, ariko no kwibuka twiyubaka, of course, nkuko umukuru w'igihugu cyacu akunda kwitubwira. Buriya umukuru w'igihugu ajya nyisipira cyane, ajya akunda kuvuga ijambo rivuga ngo twibuke twiyubaka, cyangwa se hari n'izindi nyinshi yagiye azana, zagiye zimfasha kabisa. Wenda ntabwo nazivuga ngo nzirondore nzirangize, ariko ni nyinshi kabisa. None se weho urebye ku cyaba giti ku rwa ruhande, urebye muri no minsi turimo cyangwa muri kino gihe cyo kwibuka, ubona urubyiruko rwitabira mu buryo bungana gute, mu buryo bumeze gute? Urubyiruko rugenda rubyumva, urubyiruko benshi bagenda babyumva gusa, ariko nanone ntabwo twabivuga neza ijana ku ijana ngo tuvuge ngo rwose ruritabira. Mu by'ukuri hari abinangira bitewe nanone amakuru nagiye nkurura, aho hari ababyeyi bamwe na bamwe babwira abana babo bati bana banjye, kuko ingengabitekerezo iracyahari. Turacyafite akazi kenshi ko kwigisha urubyiruko n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Akazi karahari kabisa, ntago twavuga ngo duterereye. Niyo mpamvu dufata kino gihe tukavuga ngo tugiye kwibuka. Nkuko bivuze rero, bamwe mu rubyiruko, kandi koko nkuko babitubwira, urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, of course, kandi zubaka vuba. Uko zubaka vuba zishobora no gusenya vuba. Bivuze ngo nimba hakiri urubyiruko rero rugifite ingengabitekerezo ya jenoside, urumva bishobora kugorana cyane. Weho rero nk'ubwo rubyiruko ruba rufite iyo mentalite cyangwa urwo rwego rw'imitekerereze, warubwira iki? Waruganiriza gute? Warwerekeza iyihe nzira? Ni byinshi navuga ku rubyiruko, ariko urubyiruko nawe urabizi, kwiga ni uguhozaho, kimwe nk'uko no kwigisha ari uguhozaho. Urubyiruko icyo nabivugaho, buriya urubyiruko nk'uko nabimaze kubivuga, ababyeyi akenshi na kenshi nibo bagomba kutuba impande, bakatuba hafi, bakaba babasha kuba
babasha kutubwira amateka nk'urugero nk'ubu nkatwe nk'urubyiruko uretse kuba hari abo dukunda kubona bagize ihungabana tukavuga ati nyamara bya bintu biriho ikindi tukigira ku mateka amateka yacu iyo tugiye gusoma nko mu bitabo no ku ishuri tubona byinshi cyane bigiye bitandukanye rero urubyiruko narubwira ngo ntiruvuge ngo bino bintu ntibiriho kuko abenshi babacira urubyiruko intoki cyangwa se baduca intege barahari benshi yes barahari benshi kuko hari nk'abantu baba bari kuri za social media kumva nk'umuntu umwe aravuze ngo jenoside ntiyigeze ibaho kameme bibaze kweli kandi hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza kandi kuko hari abantu bafite ibikomere hari nk'abantu bacitse amaguru n'ubu ngubu bagifite za ngaruka za ya jenoside yabaye ibintu birahari hari n'igihe akenshi na kenshi nko mu biganiro hari igihe usanga nko bari nko kuvuga nk'ibi bihe ku bihe byabaye ukabona nk'umuntu yikubise hasi icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko hari icyabaye kandi atari ibintu twavuga ngo dutereriye ni ukuri urubyiruko babe hafi ababyeyi babo babe iya mbere mu kuba bagira abana inama bababwira amateka yabayeho bareke kubahisha ngo bababwire ngo mwana wanjye ibintu ntibyabayeho kuko aba babyeyi barahari ni ukuri barahari ababyeyi rwose izo ngengabitekerezo muzireke n'ahandi hari abandi bantu bagaragara ko bafite iyo ngengabitekerezo amakuru arahari dufite umutekano polisi inzego nyinshi zigiye zitandukanye zabasha kuba zafasha urubyiruko njyewe rero buriya nkunda kwiga cyane nkunda no gusoma amateka nk'uko nasomye ndetse nabibwiwe na ba nyogokuru ndetse na sogokuru nagira amahirwe cyane yo kuganira n'abantu bakuru bambwiye yuko nyine mbere yuko jenoside itangira abaturarwanda bari babayeho neza pe bari babanye neza mu mahoro basabirana basangira buri wese yibona mu ijisho ry'undi cyangwa buri wese acungerana n'undi gusa ngo nyuma yuko abazungu baje byaje guhinduka nyine amacakubiri abaho none se Zephyr uyo weho urebye ukareba ubwo ngubwo haciye imyaka 30 twibuka jenoside yakorewe abatutsi ubona u Rwanda rumaze kuva hehe rugeze hehe ese urabona RPF cyangwa Rwanda Defense Force ndavuga ubwo ngubwo urwego rwa gisirikare mu Rwanda sibyo ubona nyine rwaragize uruhare runini nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni byinshi ubazije n'ikibazo cyiza cyane yego nibyo u Rwanda uko rwari rumeze kera siko rukimeze ubu ngubu ndetse hari n'abantu bagiye hanze y'igihugu baba hanze y'igihugu baba bavuga ngo mu Rwanda ni habi nibaze barebe baze barebe aho u Rwanda rugeze ntabwo rukiri rwa Rwanda rwa kera rukibangwa n'amacakubiri hari icyo bita ndi umunyarwanda u Rwanda rero aho rugeze ni ahantu heza amazu meza za convention n'ahandi henshi hari ahantu henshi cyane kabisa u Rwanda rugeze ahantu heza iterambere umuriro amashanyarazi amazi ntabwo bikimeze nka kera ntabwo ese buriya ubona bitari urugamba rukomeye kugira ngo habeho ubumwe n'ubwiyunge hagati y'abakorewe jenoside ndavuga ubwo ngubwo bamwe barokotse jenoside babuze imiryango yabo no kugira ngo biyunge n'abakoze jenoside ubwo ndavuga ni intagondwa z'abahutu ubona bitari urugamba rutoroshye rutari rukomeye leta yacu byasabye ko ikora cyane rwari urugamba rukomeye cyane ibaze gufata bundi iyo ibintu bigezeho bura nicyo mvuga nyakubahwa perezida wa repubulika buriya yakoze akazi kenshi nubwo hari abantu bashobora kuba kwicara akavuga ngo ngo perezida senga amaze iki ngo cyangwa ngo yakoze iki ariko kenshi na kenshi ibyo bivugwa n'umuntu utari mu Rwanda bazantagondwa zigometse ziba hanze y'igihugu zikomeje kuzana amacakubiri mu Rwanda akenshi na kenshi rega ni nabo bazana ibyo bintu nibo babizana nawe da pharmacy nayo ibaze ukabona nk'umuntu ari hanze y'igihugu atanazi nibiberamo aricaye aravuga ngo mu Rwanda nta jenoside yahabaye noneho ngo
ngiyo jenoside akabigoreka akenshi na kenshi usanga uretse nabo babyeyi wenda nabo bakeya ntago navuga ngo ni benshi ababyeyi bakeya bagifite izo ariko akenshi na kenshi ukabona nk'umuntu ari nko hanze nibyo narimo ndavugaho ukabona abwiye yanditse kuri social media ngo mu Rwanda nta jenoside yahabaye nawe urubyiruko ukabyumva pe ukanabikonfirma ngo nibyo ngo abo bantu wibumvira ni za ntagondwa zakoze jenoside abantu badakeneye kugira ngo byine bamenye amateka y'igihugu cyacu bamenye ahantu igihugu cyacu cyaturutse ndetse naho kimaze kugera nge rero buriya ngewe ari ibintu bijya bincanga ndabizi pe abanyarwanda turakundana nubwo twagize nyine icyo cyuho kigeze kuturanga ariko nk'uko bigaragara nuko amateka ameze mu Rwanda turakundana cyane ndetse ikintu rero kintera kuvuga kuri abo nk'uko bivuze abo bantu bapfobya jenoside banyuze ku mbuga nkoranyambaga uko bigaragara cyo twabimye amatwi ntago babona bo babwira ahubwo ndagira ngo unyibwirire ubwo weho nk'abantu batega amatwi abo bantu bavuga ayo magambo wababwira iki wabagiriye nama ko cyane n'urubyiruko cyane n'urubyiruko nk'umuntu jenoside yabaye ahari ntabwo ajya kumubwira ngo jenoside ngo ntiyabaye ngo abahutu ngo ntibigeze bica abatutsi nyine ukumvana nibi akenshi usanga ari rwa rubyiruko ruba ruri ku mbuga nkoranyambaga ako ntabwo navuga none ngo ni bose ni bamwe na bamwe bake ugasanga nibo bumviye babana urumva ku mbuga nkoranyambaga habaho ibintu byinshi habaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye hari n'abumva amabwire ariko nanone icyo nababwira bumve icyo amategeko y'u Rwanda avuga bumve guverinoma bumve ibyo ibiva muri leta kuko leta n'umubyeyi ntabwo yavuga ngo ikintu cyarabaye kitarabaye leta rero n'umubyeyi iturebera kure buriya hari ikintu kibi kigiye kuzatubaho wenda nubwo twabana ari cyiza ariko akenshi leta n'umubyeyi irabireba leta imenya ngo byaragaragaye cyane kuko sivyo n'ibyo ngibyo warabibonye mu minsi itambutse abaturage bagiye basenyerwa bavanwa mu manegeka babonaga nyine leta iri kubakorera nabi cyangwa iri kubahemukira ariko nyuma yaho bamaze kuhava bakareba inkangu uburyo zitenguha abantu uburyo imyuzure yuzurana abantu babonye ko leta ibakunda ngiye mpamya neza yuko nta kintu na kimwe u Rwanda Excellence Paul Kagame yaduhitiramo kibipe kitatubereye ndashwaye abanyarwanda cyangwa se urubyiruko muri rusange kuko ngiye nibanda ku rubyiruko cyane kuko dore ni twebwe amateka tuzayasigasira kuko nabasogokuru bacu barayasigasiye barayatubwiye natwe rero iryo hererekanya nawe tuzaribwira bazadukomokaho niyo mpamvu nanjye nyine nkuko niyo mpamvu nagize ngo tuganire n'urubyiruko nkawe kuko tuzanaganira n'abandi benshi abakuze tubaganirize batubwira amateka gusa cyane twebwe urubyiruko ni twe nshaka ko tugiye kugira ngo twiganirire sibyo none rero nkawe mu by'ukuri mbabarira umbwirire abantu muri iki gihe abantu batandukanye yaba ababyeyi yaba he ubundi iki gihe ni ikihe kintu bakwiye gukora yego ubwo rero ndagira ngo nyine muri bino bihe bitoroshye nkuko nabikubwiraga ugire ubutumwa wagenera urubyiruko rugenzi bwawe ugire ubutumwa wagenera ababyeyi ugire ubutumwa wagenera abasogokuru n'abandi bose kugira ngo nkawe byibuze nk'urubyiruko muri rusange ugire itafari ushira kuri runo rugamba cyangwa se bino bihe bitoroshye turimo ugire icyo wabwira urubyiruko rugenzi rwawe Zephrine. Icyo nabwira urubyiruko birinda amagambo mabi kuko amagambo mabi menshi arahari amagambo apfobya avuga kuri jenoside amagambo mabi ndetse kandi n'urubyiruko wenda nubwo akenshi bishobora kuba byarabaye tutanahari ariko twigira ku mateka hari benshi byabaye bahari cyane cyane nk'ababyeyi bacu biba babizi neza cyane no kuturusha kuba banabizi neza cyane kuturusha ni nabo bafatiye ya mbere yo kutubwira ibyo ngibyo rero icyo nabwira n'urubyiruko nimba ufite umubyeyi umubi ukubwira ngo
ngo ibi nibi ukumva ngo ntago byabaye ngo sibyo ngo wibiha agaciro akubwira ngo mwana wanjye ngiryamire weho mwihorere wimuha amatwi kuko niwe urubyiruko rwiza. Abantu nk'abo baba basenya muri rusange. Ejo niho uzaba perezida, ejo ni nawe uzayobora. None uzabigenza gute, uzabikora gute utazi amateka yaranze igihugu cyawe? Uretse n'aya mateka y'igihugu cyacu, ibaze ko n'amateka y'aba Hitler bari abo hanze bo muri Amerika usanga tuzi amateka yabo, kandi imagine ugasanga ntabwo uzi amateka yanyu, ntabwo uzi amateka yaranze igihugu cyawe. Mbese muri make yeweho icyo nakubwira urubyiruko, itabira ibiganiro, ujye ku mateleviziyo wumve ijambo ry'umukuru w'igihugu, wumve ijambo rya perezida wa Ibuka, abari kutuganiriza aba ARG nyine batendinga ibiganiro muri rusange, usura inzibutso ziri ahantu na hamwe hagiye hatandukanye. Hari inkuru hari igisozi, bijya bimbabaza, hari abantu batazi urwibutso rwa hari igisozi kweli, bakaba bataruzi, bijya bimbabaza nyine. urumva hari cyane ikintu cya negligence, kandi bitewe na facilities u Rwanda rumaze kubaka mu nce zitandukanye. Ndizere yuko nta gice na kimwe mu Rwanda waburamo urwibutso cyangwa departement yakuganiriza ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda. So urubyiruko, inshuti zacu, nk'uko abibabwiye umutumirwa wacu twari twageze uyu munsi, ndagira ngo twubakire kuri ayo mateka, kandi tugire ikintu kidusunikiriza kumenya amateka yacu, kumenya ibintu byaranze igihugu cyacu, tureke kuba baterera iyo ngiyo. Dusoza rero, Zifrine, wabwira iki abantu bari bagukurikiye? Nsoza reka mbwire abantu bari bankurikiye ko u Rwanda rurakataje mu iterambere. Hari ibyo twagezeho, kandi hari n'ibindi byinshi cyane dushaka kugeraho. Wiha amatwi abantu bari mu bihugu byo hanze, babicisha ku mbuga nkoranyambaga, bakurikirwa n'abantu benshi, ugasanga bari kubwira abanyarwanda imvugo z'urwango, z'amacakubiri. Abo ntimubaha umwanya, ntimubaha amatwi, donc ntimwumve yuko ibintu bari kuvuga ari ukuri. Mubihorere kabisa, mubihorere, ntimubaha amatwi, mwumve ibyo guverinoma ivuga. Byinshi biba bihari kandi ibyiza biri imbere. Reka tugushimire rero, weho twari turi kumwe, wari ukurikiye ikiganiro cyacu. Reka nkwibutse ko Mala Media TV tuhari, kandi ari akadasohoka ni wacu. Buri munsi tubagezaho ibiganiro byinshi byiza biryoshye, amakuru meza atandukanye. Turabana nawe muri kino cyumweru cyo kwibuka, ndetse tujye tubagezaho update zo muri iki cyumweru cyo kwibuka, ndetse n'iyi minsi 100 yahariwe kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Reka shimiye cyane umutumirwa wacu, kuko murajya mumubona kuri no TV cyane tujya tubana cyane. Mbifuriza umunsi mwiza, kandi Imana y'amahoro. Ahubwo utarasoza, reka tubwire n'abantu bakora subscribe, nyaboneka. Dore iyo ukoze subscribe, ibintu biganiro nk'ibi ngibi bikugeraho, atari uko umuntu yagukoreye share ngo yakugijejeho. Iyo ukoze subscribe, ikiganiro ntitukishyiraho rwose, uhita ukibona mu ba mbere, tukibona kabisa nkaho twagikoranye. Ciao, murakoze cyane.